wowe yibeshya ibimera maze kumva ko amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagato ko Esther Mahombe mbere umugore mfite byose ni Nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze Mana we. Prince thank you, ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you Papa, thank you, imirimo yawe Mwami irenze uko nayivuga. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye ndetse kuri Mwami wanjye ubasumba bose, si rimwe si kabiri ungirira neza. Ndi umuhamya w'imirimo yawe, oh iyo uvuze biraba. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo. Niyo mpamvu ngushimira Yesu, nshuti nziza wampaye ndetse n'ibyishimo. Oh my wedding day, ibyishimo mfite byose ni Nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze Mana we.
gihe uwo mugabo aza mu biro by'umwanditsi w'irangamimerere agakora inyandiko twita kwemera umwana, icyo gihe nibwo dushobora kongera amazina ye ku myirondoro ya wa mwana. Iyo udacunzwe neza ndavuga umutungo w'urugo, umutungo w'abashakanye, nabyo biba impamvu ikomeye izana amakimbirane mu muryango. Akaba ariyo mpamvu rero itegeko riteganya uburyo bugera kuri bune, abantu benshi bazi butatu, uburyo bugera kuri bune bwifashishwa mu gucunga umutungo w'abashakanye. Uburyo bwa mbere babwita ivangamutungo rusange. Abahisemo uburyo baba biyemeje yuko bazacungira hamwe imitungo yabo yose ari yashatswe bakiri ingaragu. Iyo bagiye gushaka babana, muri iyo mitungo hakazamo impano n'izungura, mukanongeramo n'imyenda yayo yose. Mwabivanze kandi mukanyemeza kwicungira hamwe. Ibi byo bita ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri babwita ivangamutungo w'umuhahano. Abantu bahisemo ivangamutungo w'umuhahano baba biyemeje yuko bazacungira hamwe ibyo bazahahana, bibarwa kuva ku munsi bashyingiwe. Ibyo ni byo bacungira hamwe, ariko ibyo buri wese yahashye akiri ingaragu biguma ari iki. Ni nayo mpamvu buri wese yarizamo ivangamutungo bakongeraho w'umuhahano. Numva ngo ni wo muba mwahashye gufatanyije, uwo ni wo mucungira hamwe. Ariko iyo buri wese yishakiye imbere iguma ari iki. Uburyo bwa gatatu babwita ivanguramutungo risesuye. Nk'uko n'iryo jambo rivuga kuvangura, uba biyemeje yuko buri wese azagira umutungo we n'undi akagira umutungo we. Bimwanditseho bitanditse kuri byiza, gusa bakumvikana uburyo bwo gufatanya gutunga urugo rwabo. Ibyo batungisha urugo buri wese abivana ku mutungo we bwite, wa wundi umwanditseho gusa utanditse kuri bwiza. Ibyo ni byo bita ivanguramutungo risesuye. Uburyo bwa kane rero burabareba mwese kuko ni bushyashya, ntabwo bwari bumenyereye. Ni ubushya bw'iri tegeko. Ni imicungire y'umutungo ishingiye ku masezerano. Kuvuga ngo abagiye kurushinga, abagiye gusezerana, barabanza bakicara, buri wese akakurikira mugenzi we umutungo afite, n'undi akawukurikira, maze rero bakakora amasezerano y'uburyo ki bazacunga uwo mutungo. Imbere ya noteri, iyo nyandiko basigiye imbere ya noteri niyo bazanira umwanditsi w'irangamimerere iminsi imbere, kugira ngo asuzume ko ibigiye kubabwira byitaweho mu mitungo y'uwo. Buri wese agomba kugaragaza uruhare rwe rwo gutunga. Muri iyo nyandiko agomba kugaragaza uburyo bwo kwita ku bana bazabyarana no kubarera. Bamenya inkurikizi z'urupfu umutungo wabo bigomba kuba muri iyo nyandiko. Ese umwe apfuye cyangwa bombi, umutungo wacungwa nande? Bagomba kubivuga muri iyo nyandiko. Bagomba kwita ku nkurikizi z'ubutane ku bana babo. Ese batandukanye, abana bazagenda hehe? Ese bazasanga nyina wabo? Ese bazasanga ise? Bigomba kugaragara muri iyo nyandiko. Bagomba kwita ku nkurikizi z'ubutane umutungo wabo. Ese bahawe divorce, imitungo izacungwa. Buri
buri wese azagira azatwara umwuga ute udatware bigomba kugaragara mbere muri iyo nyandiko bakorera imbere ya noteri. Ndagira ngo usoze ikintu kimwe kiri muri iri tegeko rishya mwumvise ko ariyo muri 2024 ku ya 30 Kamena. Abantu benshi hari ingingo nyinshi zirimo tazi, ndagira ngo ngire ikintu kimwe mbabwira bitari ukubwira abageni gusa, ariko babyumve cyane kuruta abandi. Iri tegeko riteganya yuko iyo habayeho guta agaciro k'aya masezerano ku mpamvu z'ubutane, iyo habaye divorce hashingiwe kuri iri tegeko rishya, icyari kimenyereye kugira ngo mwese kujya mukumva iyo abantu batandukanye umugabo n'umugore, icyari kimenyerewe n'umugabo yatwaraga mu mitungo agatwara 1/4 n'umugore agatwara 1/4. Rero impinduka ziri muri iri tegeko ntabwo bikiri hamwe ko bagabana ku buryo bungana, ntabwo bikiri hamwe. Kuvuga ngo umwe mu bakurana ashobora gusaba urukiko yuko buri wese atwara ibingana n'ibyo yashoyemo. Rumvikana igihe cyose abantu batarabana imyaka irengeje 5, barengeje 5 bashobora kugabana mu buryo bungana, ariko mbere y'imyaka 5 ntabwo ari hamwe. Buri wese atwara ibingana n'ibyo yazanye. Ngira ngo wenda bizadufasha ingo zatandukanaga bya hato na hato, nibura bakurikiye yuko buri wese agiye gushingira umugabane wa 1/4 bamuhaye, kugira ngo bizatuma abantu barushaho kubana. wenyine ubikoze shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara ijambo rimwe gusa warakoze mana we Prince away
kuba benshi shingiye kandi ubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe n'uko amategeko abiteganya. Thank you ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you Papa, thank you imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga, niyo mpamvu mushimira Yesu wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo, niyo mpamvu mushimira Yesu kuri mwami wanjye ubasumba bose, si rimwe si kabiri ungirira neza, ndumuhamya w'imirimo yawe, oh iyo uvuze biraba, niyo mpamvu mushimira Yesu wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo, niyo mpamvu mushimira Yesu bamwe dufite ibyishimo, abandi byaturenze, bamwe twavuga uko tubivuga, ariko tutagiye kure reka duhere kuri famiye ya Esther, famiye ya Teresa, tubaha akanya nabo batubwira imvamutima zabo, nibasoza ubwo harabamo akaganiro gakeya, nanze kugira ngo tubigire ibintu birebire. Uhagarariye famiye François nawe aragira icyo atubwira, ni karibu, ibindi biraje. Turabashuruje kandi kuri Kristo yasashimwe. Yego ibyo ubona nyine turi umuryango, ubundi turacyari mu butumwa bw'umuryango kandi ari bwo bwanyu kandi bwacu, tugira ngo dukomeze gushyigikira nyine abana bacu kugira ngo bagera ikirenge mu cyacu, kubera ko nyine nta kintu kiruta kubyara, ariko kandi nta kintu kinezeza umubyeyi nko kubona abana be abakingira, kandi akabakingira. Abarokore turavuga ngo nta mwotsi ubatumyeho. Rero turanezerewe kubw'uyu munsi ubwo babihamije imbere y'amategeko, bivuze ko ni igihe cy'iminsi, hasigaye icyumweru kimwe ngo tujye n'imbere y'Imana nayo ibihe umugisha, kuko icyo Imana ikora ni ukubiha umugisha. Rero nyine turanezerewe nk'ababyeyi kubw'iyi ntambwe abana bacu muteye kandi mugitera, ni iby'igiciro. Kandi n'akanya abandi twa famiye François
nabo twumva imvamutima zabo n'ikibari ku mutima karibu. Imana rero ikweretse ikintu cyiza bikomeza ari byiza. Imana ishimwe rero kuri uyu munsi, Imana ishimwe ku bwa Esther na Emmy, nyakubahwa Emmy na First Lady Esther. Uyu munsi turishimye ku bwanyu kandi imitima yacu iranezerewe cyane, nubwo yenda ari muri Rwanda ariko nawe ajya agira akambwira ati muri papa, kuko iyo ureze umwana guhera kambakamba kurira ageze hakwereka ibirori nk'ibi, ntabwo aba ari muri umuntu yakubwisana, ariko iyo mubirebye usanga bavuga ko umubyeyi si kubyara ni ukurera. Kandi Emmy yambereye imfura cyane kugeza uyu munsi sindabona ikintu nzamuha kimushimira ubw'uburere yanyeretse n'ubupfura yanyeretse. Shimiye Imana rero ko mu guhitamo iyo nyine umuntu arangera ukaba ufite impungenge ukavuga ngo ese azahitamo ugendera mu kirere hasi hejuru, ariko ni ukuri kose Emmy wibare kutadushwaza, wahisemo neza. Esther ni umwana mwiza kandi yarezwe neza, kandi Umunyarwanda we yaravuze ngo nujya kurambagiza umukobwa yego. Iyo ngeze aho rero nshimira mama we cyane, kuko burya umubyeyi w'umumama iyo abaye umwana w'umukobwa hafi akamwereka inzira nziza akamurera agakura, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Mama turagushimiye, ndetse na papa mwafatanyije turabashimiye. Iyo mboneka bari hano yakavuze ibirenze, iyo mboneka bari hano yakavuze ibirenze, ariko ntawe uhari, ndahari mu cyimbo cye. Emmy mboneka ntawe uhari, dore papa wawe. Ntuzigere uvuga ngo papa ntawe uhari, dore papa nguriya arahari. So rero turabashimiye famiye ya Esther, mwarakoze cyane kutwemera, mwarakoze kudushima, kandi bituvuga ntabwo ari bimwe byadutse muri iki gihe, ni imvamutima zanjye. Turabashimiye rero, kandi ibyo Imana imaze gukora, umuntu umwe yaravuze ngo nujya kureba Imana ntukayirebere mu byo itarakora, yirebera mu byo yakoze, hanyuma bizaguha imbaraga n'icyizere cy'uko n'ibindi izabikora. Turacyari kumwe namwe, turabashyigikiye bana bacu, ntimugire ikibazo, kandi ikintu cyose muzabona kibagoye mujye mutubwira. Niyo mpamvu turi hano nk'ababyeyi, nk'abarumuna banyu, nk'abakuru banyu, ni ukugira ngo tubashyigikire kuri uriya munsi uzagende neza, sibyo? Kandi na nyuma y'uriya munsi turi kumwe namwe, muhatubere. Kandi twebwe ntabwo tuba tukivuga mu muryango wa Mboneka ukwawo n'uwa Vincent ukwawo, ubu twabaye umuryango umwe. Ubu ntabwo turi kuvuga ngo hari abamboneka bangahe, oya, ahubwo turi kureba mu muryango twese turi hano. Madamu wanjye nawe yahaguruka akabasuhuza ntamugoye. Twaje duherekeje Emmy. Nagira ngo ko ntajyanye ikiragi ntabwo ari ibubu. Wenda nanjye nizimbye mu magambo, hari icyo navuga gato ku iyi famiye. Buriya hari abantu bahura, ubuvandimwe cyangwa ubupfura ntabwo ari ukuba muvukana ku maraso gusa. Sipiriye twarabanye, yaratureze nk'uko abivuze. Ngewe twahuye mfite nk'imyaka nka 12 na Grafere nyakwigendera, ibintu byacu byabaye nk'ibihurirana. Mbese mukuru wanjye yagiye nawe abura papa we,
urumva ko byiza ngo ibisa birajyana. Tubana neza, ni nayo mpamvu n'aka kanya tukiri kumwe, banampitamo bangirira icyizere cyo kuhagararira umuhungu wabo amubera pari. Ibyo bintu rero ni byiza, nabyo narabyishimiye kandi nabo mbashimira kuba baraduhisemo, kandi namwe famiye rwose ya Vincent turumwe tuzafatikanya muri byose, ibishoboka nibyo tuzakora, ibidashoboka byo tuzabyihorera. Twari turi mu gahunda rero yo kwibyirana, Gafotozi we mwahoze mumubona nawe yabashuhuje. Ubwo ku ruhande rwacu nk'uko babibabwiye, twaje turi isibo rito, turi intumwa nkeya, twaje turi intore ziserukiye izindi, twari uko twari turi, nuko tubibwiye. Twabasabaga ngo namwe niba bitababangamiye mugerageze mugisuhuze, noneho tubane dutuje, twumve imvamutima z'abahungu n'abakobwa ubu babaye abagabo n'abagore. ariko ubundi ijambo burya twari nyine murato niyo mpamvu uriya muhungu wawe uriya ariwe nari isoko hayabuze abagari ko cyane igihe cyo kugira ngo abana bishimire bidagadure kubera ko dufite icyacu gishya kugira ngo tudatinda reka mbere wenda hano murahabona umubyeyi bise n'impanga nta kibazo bafite, ariko muri make ni umubyeyi wacu, urumva rero ni nka mushiki wanjye, mumbuze mukamumbaza yahita amenya ahantu hanyuma iyo nguyu begeranye asize abisoje iyo nguyu rero muhita mumwibwira bihita byumvikana, nawe bihita byumvikana, ntabwo bigoye ariko ntaragera kure. ubu hafi aho murahabona uriya muntu, uriya muntu uko ari namwe muhita mubwira, muhita mubona intebe yicayeho, mugahita mureba n'intebe hariya ihari, muhita mubona igisubizo. urumva rero ni igisubizo cy'umuryango mushya uvutse, ukaba rero ari uwacu. rero uyu nguyu abari bari mu biro by'iwacu, we ntabwo wari wabonetse, ariko yari yabonetse. rero n'umugeni ni umwe twahawe ejo bundi, urumva ni umukazana wacu, urumva n'umwana uri mu rugo, ku buryo Emi atazagira ikibazo kubera ko abandi bana rero biri kugenda neza. hanyuma urabona uriya musaza wicaye hariya, uriya musaza buriya ni umuvandimwe wanjye, buriya ni umuntu twasangiye akajumba kabisi gusangira n'agahiye tukiri abana. urumva ukuntu twakirijwe rimwe tukabatirizwa rimwe, tukabana i Kigali, tukaba tugereye uyu munsi, urumva atari umuvandimwe wo mu nzu imbere cyane. rero Imana n'umugisha yitwa Pierre, akabimfura cyane, kandi abenshi baba bari ku rusengero baramubona. hanyuma rero uriya ruri kutuganiriza, uriya twari twahaye ijambo, ni umwe mu bahungu banjye, kuko buriya maze gukizwa Imana yampaye abana. buriya hari n'abandi muzabona mfite abana ku buryo uyu mugore atabavuga, bavuga ati kuki wababyaye ahandi hantu byatangirije, ariko mfite abana. muri make rero hari igihe kizagera tubereke abana, ariko umwe muri abo bana uriya niwe waje, niyo mpamvu twavuze ngo umwana afata ijambo kuko nawe yamaze gukura. murakoze cyane rero, Imana ibamugisha. umubyeyi Imana imumugisha, arakoze cyane. Cya mbere ndabashimiye cyane ubwitange mwagize, nshimira n'Imana ko yadufashije, geneshiranye tukaba twahinduye icyiciro. ndabashimira rero, basaba ko kuri wa munsi muzaba muhari. ikindi ndashimira ababyeyi
bambyariye umugore mwiza kandi nanjye ndabakunda cyane, murakoze cyane cyane. Nanjye nta bindi byinshi ndi buvuge birenze iby'umutware yavuze, ni ukubashimira. Ntabwo nakarenga, nta bindi byinshi ndi buvuge birenze iby'umutware uyu mukobwa wanjye rwose, ahubwo tubashimiye dabo azi ubwenge. Turabashimiye, mwatweretse urukundo n'ukuri, muradukunda, mwasize imirimo yanyu muza kudushyigikira, Imana ibahe umugisha. Noneho rero naho kuwa gatandatu taha shanje muhishiwe, turabikunze cyane kuba umuryango wo kwa Mboneko, ni iby'agaciro gakomeye umukunzi. Ndashimira Imana yabanye natwe ikaba igejeje aba bana bacu igihe bakaba babashije kuba umugore n'umugabo. Dushimiye Imana nayo yabibashoboje. Rero ikindi nta bintu byinshi navuga, ahubwo dukomeze twitegure ubukwe bwo kuwa gatandatu buzagende neza. Murakoze cyane. Muzarebe ibintu nikorera barebye, turamushimiye, Imana imumugisha arakoze cyane. Rero dufite akanya gatoya, ariko nk'uko twateranye turi ababyeyi, turi abavandimwe, ndagira aho iwugejeje ni icyubahiro. Turabizi ko n'ibindi bizagenda neza kandi tubari inyuma. Impanuro zaratambutse kandi ziracyakomeje. Imana irakugisha. Yumva yaravuga uyu munsi wa Emina Esther tutamuniganya ijambo, nawe yagira icyo atubwira kugira ngo dusoze iyi gahunda hirya no hino. ushaka bikomeze kubaho. Turagushimiye uyu munsi wateguwe nawe, kandi turagushimiye ko natwe twawugezemo ukagera muri ibi birori by'abana bacu, nabyo turabigushimiye. Dushimiye hano batwicaje, abari mu mugambi wawe, batwakiriye tubasaba umugisha, babigizemo uruhare bahabwa umugisha n'Imana. N'abatugiriye neza Kristo, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Ndacyasigaye iminsi mikeya, aba bana bajya mu rusengero bahabwa umugisha n'abayobozi. Mana ukomeze kubarinda, ubarinde ibiteye ubwoba mu izina rya Yesu. Hari ibyo batarabona mu byo bari bakeneye, hari urutonde bakoze, hari ibyo batarageraho. Mana